turabasuje abakunzi ba Rubavu Buy and Sell, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifuriza amahoro n'imigisha. Imana ibaha amahoro n'amafaranga kugira ngo mubone ayo muzana ngo tubarangira amazu cyangwa tubahe ibibanza byiza hano mu mujyi wa Rubavu. Dufite imari rero turi kubereka muri kubona kuri aya mashusho. Iyi ni imari nziza cyane y'ikibanza. Imari nziza cyane y'ikibanza kirimo niyo nzu muri kureba ituzuye neza, ariko ni ikibanza kinini kandi cyiza cyane kigurishwa amafaranga make kabisa. Miliyoni 15 z'amanyarwanda. Icyo kibanza gifite metero kare 500, metero kare 500, umurenge wa Rugerero, akagari ka Muhira, umudugudu wa Rusamaza. Kuba tahazi neza rero ni mu Rugerero ugeze kuri Pfunda ku ruganda rw'icyayi. Hari umuhanda ibumoso uzamuka ugana ku mudugudu w'icyitegererezo wa Muhira, niwo winjiramo gato rwose ibumoso. Iki kibanza nacyo kiraho hafi, ahantu hatuwe neza, hari abaturanyi beza, bafite ahantu bari kubaka amazu meza cyane kandi hafite view y'amazi y'umujyi wa Rubavu wose. Ni ahantu heza rero iki kibanza giherereye. Ubuso ni metero kare 500. Urumva ko ari ikibanza kinini cyane. Harimo n'iyo nzu, harimo amabuye, kiri ahantu heza ku muhanda, ni mu miturire, ni muri R1. Ni ahantu heza rero, ni ahantu heza. Iki kibanza kiri no kugura amafaranga make kandi ubona harimo n'iyo nzu wahera ukayitera amasima imbere kubera ari hanini, ukaba washyiramo izindi zo cyangwa indi nzu nini. Ni ikibanza cyiza rero. Harimo n'iyo nzu muri kureba, metero kare 500, kigurishwa miliyoni 15 z'amanyarwanda. Ni amafaranga make rero ugereranije n'ibiciro by'inaha uko bimeze. Iki kibanza ni kigucika wowe ushaka kwibika amafaranga ahantu heza kandi hunguka, ku buryo nyuma y'umwaka cyangwa igihe runaka udateganya kuhatura ushobora kuhasubiza ku isoko ugasanga ya mafaranga yikubye nka kabiri, cyangwa hiyongera andi mafaranga menshi cyane ku buryo nta handi wabikora ngo bikunde. Iki kibanza rero muduhamagare Rubavu Buy and Sell kuri izo nimero zacu muri kubona, 0783303527. Iyo nimero ibiri kuri WhatsApp, cyangwa ukaduhamagara cyangwa se ukaduhamagara wageze Rubavu aho dukorera, ubundi tukakujyanayo. Iki kibanza wagishima rwose ukakishyura, usibye ko kugishimaho ni hama, ahubwo wowe ufite amafaranga ukaba uyagejejeho cyandi ufite n'ubushake bwo kugura ikibanza mu karere ka Rubavu, iki kibanza ni kigucike. Ikibanza ni imari, ni kinini, ni cyiza, kiri ahantu hatuwe, ahantu hari guturwa mu buryo bugezweho cyane. Iyi mari rwose ntigucike. Ni imari nziza navuga rwose. Wowe ushaka kugura wifite ayo mafaranga. Abantu benshi bajyaga batubaza ngo tubereke amazu ya menshi, ibanza bihenze byo mu mujyi rwagati Gisenyi, ariko ubu twahisemo kujya turabazanira n'ibibanza byiza twakwita ko biciriritse, kuko mu mujyi wa Gisenyi ho birahenze, ni uguhera kuri miliyoni. Rero ni ikibanza cyiza kuri ayo mafaranga. Mutugane rwose tubereke iyi mari tuyibagezeho. Tubafitiye ibibanza byiza rero bya 10 miliyoni 12, miliyoni 15 nk'iki ngiki, muri ibi bice bya Rugerero, ahantu heza cyane hafi y'umudugudu w'icyitegererezo wa Muhira. Ku batahazi, ni naho hari zone y'inganda mu karere ka Rubavu, aho hirya yaho gato. Imihanda ya kaburimbo, amashanyarazi, n'ahantu hasobanutse hameze neza cyane. Wowe wahasuye, utahazi nibwo wagira ibindi uhanenga, ariko wahageze rwose wabona itandukaniro. Rero kuhagira ikibanza, ni ahantu bari kubaka mu buryo bugezweho, ni heza cyane. Mutugane tubarangire. Murakoze cyane.